Mwiriwe neza abakunzi b'ikiganiro cyacu namwe mudahwema gukurikirana ibiganiro byose bica kuri ino channel. Uyu munsi noneho dufite inkuru ishyushye kandi inkuru ibabaje inateye agahinda. Impamvu mvuga ko iyo nkuru iteye agahinda ni iyi ngiyi. Umunyarwenya wacu Burikanu yamaze gutabwa muri yombi, yamaze gufungwa. Akekwaho icyaha cyo gufungirana umuntu. Ubundi biteye agahinda n'umubabaro kubona umuntu abantu benshi bafatiragaho uyu muntu afite twabwita nk'ubwamamare yamamaye cyane, hari abantu baba bamufatiraho bakavuga ngo uyu niwe Rumodo wanjye, niwe ndeberaho. Gusanga rero umuntu nk'uwo nguwo ashinzwa ibyaha byo gufungirana umuntu bituma bigaragara nabi mu maso ya sosiyete. Niyo mpamvu uri kuvuga ngo ati uyu muntu Burikanu ibintu yakoze ntabwo byari bikwiye. Ushobora kwibaza uti se ko turi kumva ngo Burikanu bamufunze byagenze bite, bamufungiye iki, arakekwaho iki? Ibi byose nibyo tugiye kuganiraho muri kino kiganiro. Wowe ikintu usabwa ni ugukanda aho hantu handitse subscribe, ugafungura inzogera kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi by'ubwenge ujye ubibona mu ba mbere. Kanda subscribe, ufungura inzogera, uraba wubatse umuryango mugari wa Messe Empire. Gukanda subscribe bitwereka ko nubwo dukora tuba dufite abo dukorera atari twe twiyumvira ibyo biganiro. Nimukanda subscribe bamudufashije cyane kugira ngo namwe mujye mubona amakuru meza nk'aya y'ubwenge muyabonere ku gihe akiri breaking news. Dore icyatumye inzego z'umutekano zita mu maboko yombi Burikanu, kuntu byagenze. Burikanu afite umukobwa yari yaremereye kuzamurira YouTube channel ze cyangwa gukuraho ibiganiro. Urumva ko umuntu nk'uyu nguyu Burikanu iyo afite experience mu bintu byo gukoresha YouTube, noneho uwo mukobwa nawe yifuzaga ko yajya akora ibyo bintu by'ibiganiro. Noneho biba ngombwa ko Burikanu nako umukobwa aganira na Burikanu, bakaganira nyine kuri ibyo bintu kugira ngo Burikanu azajya amufasha muri ibyo bintu. Urumva nyine Burikanu ni umuntu birambyemo, twese turabizi ibintu by'ama YouTube birambyemo. Biba ngombwa nyine ko uwo mukobwa baza kuganira nyine kugira ngo babashe kunoza uwo mushinga wabo. Biba ngombwa noneho ko uwo mukobwa aza kuza gusanga Burikanu na buri nguni kugira ngo iwe kugira ngo baze kuganira kuri ibyo bintu neza. Umukobwa noneho nimba ari ukugira amakenga, nimba ari iki atangiye kugira amakenga, aravuga ati se tugiye kuganira iwabo w'umusore ibiki n'ibiki, aza kwitwaza inshuti ye y'umukobwa. Noneho aza kwitwaza inshuti ye y'umukobwa, baza ari abakobwa babiri. Noneho bivugwa ko Burikanu amafaranga abo bakobwa bategesheje ari we wayishyuye. Noneho ubwo abo bakobwa bagira mu rugo baraganira. Noneho Burikanu abwira umukobwa wa mbere nyine bari bemeranyije ko bagiye kuganira ku bintu by'ama YouTube channel. Burikanu aramubwira ati rero nsanga mu cyumba tujye kuganira. Noneho umukobwa aravuga ati se mu cyumba ko ntago ari aho kuganirira, ni ahantu ho kuryama. Habamo intonganya nyine. Ubona ko nyine Burikanu amaze kubona ko bari kumunaniza ahita avuga ati rero bugiye kunyishyura amafaranga yose nabatakajeho, yaba itiki, amafanta mwanyweye, ibintu byose nabatakajeho. Nyine Burikanu amera nkaho ari akayarivumbura, arababwira ati rero murampereza ibyo bintu byose nabatakajeho. Abakobwa babanza kugira ngo ni brag, babona Burikanu yabigize siri. Noneho baramubwira ati rero wadutakaje amafaranga menshi, yego, ariko twebwe hano dufite inote y'ibihumbi 5. Amuhereza inote y'ibihumbi 5. Burikanu arayanga, aravuga ati rero murampereza ibihumbi 7. Abakobwa bagira ngo ni brag, barakomeza baratongana. Nuko bigira igihe Burikanu afata imfunguzo abakingirana mu nzu. Amaze gufata imfunguzo abakingirana mu nzu, abo bakobwa bakajya bakomanga bavuga ati se wadukinguriye biki bakivuga ko nyine biri brag. Babona bamaze imigi, baravuga ngo nyamara ibi bintu birimo akantu nyine tu. Nibwo kwigira inama yo guhamagara polisi 112. Nuko polisi iraza ijya yabwira Burikanu ngo atifungurira bano bakobwa, arabafungurira nawe bahita bamuta muri yombi. Noneho ikintu cyabaye gutyo nyine, ibintu bya impamvu nye bamutaye muri yombi, baravuga ati se umuntu nk'uyu nguyu ni gute yifata agafungirana umuntu? Birazwi ko nyine ni ukuvutsa uburenganzira bw'umuntu, ariko twabyita ni ukumuvutsa uburenganzira bwe. Azi ko bihanwa n'amategeko. Noneho arabafungiranye, yanze gukingura. Ntihanashize n'umunota umwe ngo akingure. Ubu urumva ko byatwaye umwanya munini. Abo bakobwa bamubwira ngo nkingure, dukingurire. Bikaza noneho Burikanu we ntabyumve.
noneho kugeza aho abakobwa bigira inama yo gufata telefone ngati tugiye guhamagara polisi bakayiha location zose bakabibwira ngo ni hano na hano, ni hano muri no mirenge mukate ku gipangu iki niki. Ibaze icyo gihe byatwaye bahamagara polisi, noneho buri kana atarafungura paka kugeza igihe baziye kumubwirira ngo nafungure. Cyo ni ikintu cya mbere, ni ukurenga ku mategeko nyine, ni ukuvutsa umuntu uburenganzira bwe, nicyo cyatumye abantu bamufunga. Ati umuntu ni gute umuvutsa uburenganzira bwe? Nimba umwe mwumvikanye ibintu byo kuganira ku kazi, ukaza kugira igihe ukashaka ko muganirira mu cyumba, yego yabyanze n'uburenganzira bwe kubyanga, umusabye amafaranga y'itiki wari uri kumutegera, ibyo ntago tubizi. Ariko ni wari no kwiyambaza inzego z'umutekano, ntunamufungirane mu nzu, kuko ibyo ngibyo ni icyaha gihanwa n'amategeko. Buri kantu na buri nguni rero ngiye ku ruhande rwanjye navuga ko ibintu yakoze sibyo. Namwe mwamufataga nka roromodo wanyu, muvuga ati rero ukuntu bimeze wakosheje nyine iyo umuntu yakosheje asaba imbabazi bikemera kabisa. Iyo umuntu yakosheje asaba imbabazi bikemera, ntago nagenda inyuma ye ngo mushyigikire ngo buri kantu ibintu wakoze nibyo, wapi. Kandi buri kantu afite audience nini, abantu bamukurikira bamwigiraho, bavuga ngo ati uyu nguyu ni we roromodo wacu. Rero kwifata agakora ibintu nk'ibyo ngibyo ni ibintu bitari bimukwiriye Rero njye mwabanaga banyita Promesse, ikiganiro cyacu nakagaruka. Reka mbibutse gukanda subscribe kuri ino channel, mufungure inzogera kugira ngo mujye mubona ibiganiro byiza nk'ibi by'ubwenge. Nyaboneka mukande subscribe na like, mufungure inzogera kuri ino channel kugira ngo mujye mubona ibiganiro byiza nk'ibi by'ubwenge. Kandi mwibuke no kujya muri comment mumubwire ati se ibintu wakoze ntago ari byo, cyangwa mugire ikintu namwe mubivugaho. Kandi kino kiganiro nimbona mwagikunze aho ngaho no gukanda like na subscribe, cyangwa mukajya muri comment, biratuma nkora ikindi kiganiro noneho mbyinjiremo iby'umuvugizi wa RIB yagiye avuga, noneho tubyinjiremo neza mindani. Kambibutse gukanda subscribe, ndabakunda cyane, duhurire mu biganiro by'ubutaha. Kandi no channel icaho ibindi biganiro ushatse wabireba, biri hano muri no channel icaho ibiganiro byiza by'ubwenge na comedy nziza. Ndabakunda cyane, mubirebe. Ciao ciao.